Yes, ibihe byiza nanone aho mudukurikiraniye mukomeze mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi mu kagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero, umudugudu nawo ni Gisa. Aha tuje kubereka hafite ubuso burenga 500, tuje kuhagurisha ku mafaranga turaza kubabwira. Kugira ngo ugere aha hantu utambikira kuri arete uvuye mu mujyi wa Gisenyi, uzamuka iminota 7 mu gihe uri mu modoka, kuri moto ni iminota 5 kuva mu mujyi wa Gisenyi kugera hano mu Gisa. Iyo uvuye kuri iyo arete baguhagarikaho, uhita ubona akayira gatambika hirya ugenda metero nka 300, nazo ni nyinshi, ni metero 200. Uhita ugera kuri iki kibanza gikora ku mihanda ibiri gifite ubuso burenga 500 tuje kubereka. Ubuso bwaho buhereye aha hantu mureba gukomeza kugera kuri iriya toilette turaza kubereka. Dukomezanye tubabwira ubuso bwaho tunabereka neighbor ukuntu imeze. Watekereza aha hantu arangahe kuhagura? Karibu tubereke, turaza kubabwira ibiciro. Nkuko twababwiye hano hantu hafite ubuso burenga 500. Reba neighborhood ukuntu iteye neza. Na hantu heza hakeye, twagize amahirwe tuhaza mu mvura, ariko murebe ahantu humutse ukuntu humutse, kandi imvura imaze iminsi igwa. Ahantu hari ikiziba ni wahayoberwa. Ahantu harumutse kandi kuhagura no opportunity nini cyane, kuko ubu buso ushobora kubugaba kabiri, umwe agatwara ku muhanda n'undi agatwara ku wundi muhanda, kuko urebye hariya hari inzu n'ubundi wayituramo, kandi hano hari imbere naho washyiramo inzu zirenze iriya, kandi ugakomeza ukaba mu buso bwiza bukora ku mihanda ibiri. Ukomeje gutyo uhita ubona amazu meza atuye hano muri aka kagari ka Gisa. Aka kagari ka Gisa ni akagari kari guturwa cyane muri uyu murenge wa Rubavu, ku buryo abantu benshi bari kuza kuhashora byoroshye cyane. Muduhamagare kuri 078 300 87 55. Ni Gisenyi komisiyoneri. Kugira dusoze muze tubanze tubereke aho ubuso bwose burangiriye. Bwa buso twatangiriyeho bukora ku muhanda burangirira aha, ukomeza kugera kuri uriya muhati cameraman agerageza ubereke, ugatambika kuri ruriya rukuta rw'inzu ukagaruka. Iki kibanza cyose ni kibanza kigari ku muntu ufite amafaranga akakigura cyose, niyo yagiteranya na mugenzi we abakoze investment nziza cyane. Ahantu hose hateye karuti ni muri ubwo buso. Muduhamagare kuri 078 387 Iki kibanza turakigurisha miliyoni 20 zuzuye z'amanyarwanda. Nta biganiro birimo, niyo byabonekamo ni bike cyane. Ibi bintu byumve neza. Ibihe byiza, turabakunda cyane.